uyu munsi turaza kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga uruhare ukwiriye kugira ngo na mwene so nawe amenye ukuri kumuhesha kubaturwa kubwa Yesu Kristo. Amena. Ndagira ngo twibaze cyane ibibazo ndimo kwibaza nawe ushobora kwibaza. Ni gute umuntu yakwiyunga n'Imana? Ndiyo jambo turi buganire uyu munsi utwa amagambo ubwiyunge n'Imana. Amena. Ubwiyunge n'Imana ni gute umuntu yabugeraho akiyunga n'Imana? Ni gute umuntu yabasha kwiyunga n'Imana kugira ngo bimuheshe kwiyunga n'uwo yacumuyeho, kugira ngo bimuheshe kwiyunga n'uwo yababaje, kugira ngo bimuheshe kwiyunga n'abandi bantu wumva ko mutari umwe, wumva ko nta ijambo yari afite. Imana idufashe cyane. Nta n'umwanya yari afite. Ijambo turi buganire umunsi ni ukwiyunga n'Imana kugira ngo ubashe kubana n'abandi neza. Amena. Kwiyunga n'Imana bizaguhesha kwiyunga n'abandi wahemukiye, wababaje. Ariko ndagira ngo tuze kongera twibaze, ese twebwe abantu b'Imana uruhare rwacu dufite muri kugira ngo abantu biyunge n'abandi? Mfite uruhare ki kugira ngo wiyunge n'uwo utavuganaga nawe nk'umukozi w'Imana? Pasiteri afite uruhare ki kugira ngo ababwiriza abakristo kwiyunga n'abandi bakristo? Amena. Niki nakora kugira ngo wiyunge n'umukristo mugenzi wawe? Njye nk'umukozi w'Imana nka pasiteri cyangwa se nk'umuvugabutumwa cyangwa se nk'umukristo, niki wakora kugira ngo wiyunge na mugenzi wawe? Niki njye muyobozi nakora kugira ngo wowe dusengana wiyunge na mugenzi wawe utiyumvamo? Amena. Ni iki cyangwa kugira ngo ubwiyunge buboneke mu mitima y'abantu? Nimba turi abantu b'Imana, kuki tugifite inzika mu mitima yacu? Nimba turi abantu b'Imana, kuki tukigendera mu macakubiri mu mitima yacu? Niki twakora kugira ngo amacakubiri atuma adusohokemo, kugira ngo twiyunge n'Imana twacumuyeho, kugira ngo nitumara kwiyunga n'Imana twacumuyeho tuze kugaruka kwiyunga n'abo twababaje, n'abo twahemukiye, kugira ngo batubabaje nabo baze kwiyunga natwe. Ese uraza kubigiramo uruhare iki? Umwanya wawe ni uwuhe ngo wiyunge n'Imana? Umwanya wanjye ni uwuhe ngo wiyunge n'Imana? Amena. Ni ibintu bibiri. Ni gute umukristo yakwiyunga n'undi mukristo? Ni gute pasiteri yafasha abakristo kugira ngo wiyunge n'abandi bakristo? Niki twakora kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bwo muri Kristo Yesu butubemo? Amena. Intambwe wowe watera, niki wakwigisha umukristo mugenzi wawe ugifite ibitekerezo by'abandi? Niki kinge nakora nyewe umuyobozi wa minisiteri runaka cyangwa se urusengero runaka, niki nakora kugira ngo mu rusengero rwawe habonekemo, cyangwa se mu rusengero rwawe habonekemo ubwiyunge mu mitima? Bwa bwiyunge mu mitima buduhesha no kwiyunga mu buryo bw'umubiri. Uruhare rwanjye ni uruhe nk'umukozi w'Imana? Uruhare rwawe wese ni uruhe nk'umukristo kugira ngo wiyunge n'uwo wacumuyeho, wiyunge n'Imana mwacumuyeho mwembi? Amena. Imana idufashe cyane. Reka tujye mu ijambo ry'Imana turebe ibyanditswe, twumve icyo bivugana natwe. Turebe ibyanditswe icyo bitubwira, byongera kutwibutsa. Turajya mu gitabo cya Yohana, igice cyaho cya 8, turasoma duhere ku murongo wa 31 tugeze ku murongo wa 59. Imana idufashe cyane. Adusomera Yohana igice cya 8. Amagambo abana b'Aburahamu nyakuri. Amena. Abana b'Aburahamu nyakuri. Ni ko umutwe w'amagambo uvuga. Umutwe w'amagambo abana b'Aburahamu nyakuri. Noneho natwe twavuga duti tugomba kwiyunga n'Imana. Turajya ngo turebe ese
uri umwana wa Aburahamu nyakuri? Ese koko uri umwana w'Imana nyakuri? Ese koko ndi umwana w'Imana nyakuri? Aleluya. Ubumwe n'ubwiyunge ku Mana. Ndi umwana w'Imana nyakuri, uri umwana w'Imana nyakuri. Aleluya. Imana ishimwe cyane. Dusomere umurongo wa 31 uravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Amena. Namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Amena. Ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa nyakuri. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo wongere wibaze, uri umwigishwa nyakuri cyangwa se uri umwigisha nyakuri? Cyane ko umutwe w'Imana w'uyu munsi uravuga ngo ubumwe n'ubwiyunge mu Mana budufasha kwiyunga n'abo twacumuyeho. Kandi ubumwe n'ubwiyunge muri Kristo Yesu, ni gute wakwiyunga n'Imana wacumuyeho? Ni gute wakwiyunga n'Imana kugira ngo iguheshe kwiyunga n'uwo wababaje? Amena. Imana idufashe cyane. Komeza. Umurongo wa 33 baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvuga iki ngo tuzabaturwa? Ati ko tutegeze turi imbata y'umuntu n'umwe, uvuga iki ko tuzabaturwa? Yesu arimo arababwira ngo nimwumve ijambo rye niryo rizababatura. Imana iravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka niryo rizabakiza. Nimugendera mu mategeko y'Imana nibwo muzakizwa, nibwo muzabasha no gukiza abandi. Ariko ntabwo bumva bityo Yesu avugana nabo, baracyari muri bya bindi. Ati ko tutigeze turi imbata y'umuntu n'umwe, uravuga ko tuzabaturwa duti? Ko tutigeze turi imbata y'umuntu n'umwe? Kandi abo ngo bitwa ngo bari abana ba Aburahamu bemeye Yesu. Ngo abo bari baremeye Yesu, niko ijambo ry'Imana umutwe w'abavuga ngo bari baremeye Yesu. Bemeye Yesu ariko ntibagendera mu ijambo rya Yesu. Bemeye Yesu ariko ntibemera kubaturwa na Yesu. Bemeye Yesu ariko ntibemera kugendera mu byo Yesu abasaba. Ese ubwo n'abana ba Aburahamu koko? Ese ubwo koko n'abana b'isezerano? Ese ubwo koko n'abana b'umugambi w'Imana? Imana idufashe cyane. Ese koko n'abana bari mu isezerano ry'Imana rizakiza abandi? N'abana b'Imana bari mu isezerano rizakiza Abayisiraheli? Amena. Ndagira ngo wibaze icyo kibazo nanjye nyibaza. Ese koko ni umwana w'isezerano uzabasha gukiza abandi bantu? Ese umwana w'isezerano uzabasha gukiza abandi bantu? Ni ibibazo tugomba kwibaza. Aba baravuga ngo bemeye Yesu, abo ngo n'abana b'Aburahamu bemeye Yesu, ariko ibyo Yesu ari kubabwira ntibabyemera. Ibyo Yesu ari kubasaba ntibabyemera, ntibashaka no kubibamo, ntibashaka no kubigendera, ntibashaka no kubyumva. Ngo ntabwo bigeze baba imbata y'umuntu. None ko batabaye imbata y'umuntu, kuki batari kwemera ibyo Yesu avuga? Ko bavuga ko ari abana b'Imana, kuki batemera ibyo umwana w'Imana avuga? Amena. Imana idufashe cyane. Komeza. Umurongo wa 34 Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata niba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwo urugumamo iteka. Amena. Imbata niba mu rugo iteka, ariko nyirarwo niwo urugumamo iteka. Ese turi mu rugo kwa data iteka, cyangwa turi imbata y'imitima yacu ishaka, cyangwa turi imbata y'ibitekerezo byacu ishaka, turi imbata y'amatwi yacu ashaka kumva? Yesu yavugaga aya magambo ababwira kugira ngo nibura muri bo bamenye uwo bari kumwe nawe, ariko ntibigeze bamumenya. Kandi yagiraga ngo Yesu ababwire kugira ngo biyunge n'Imana.
ubumwe n'ubwiyunge bwacu ku Mana ni nyakuri. Twiyunze n'Imana, twiyunze n'Imana, twubaha Imana, tugendera mu Mana, dukora ibyo Imana ishaka, turi mu mugambi w'Imana, turi mu kwiyunga n'Imana ku byo twayicumuyeho. Niba utari wiyunga n'Imana ntabwo uzashobora kwiyunga n'umuntu, ntabwo bikunda, ntibishoboka. Ntushobora kuba n'umugisha ku wundi muntu utariyunga n'Imana wowe ubwawe. Ntushobora kuba urufunguzo rufungura ibyiza utari wiyunga n'Imana wacumuyeho. Reka mbabwire, uyu munsi twese twacumuye ku Mana. Abacumuye ku Mana niba batariyunga n'Imana bacumuyeho, ntabwo bazashobora kwiyunga n'Imana yaremye. Ntibikunda, kuko twese turi abantu turabana n'Imana, kandi iyo Mana niyo twacumuyeho. Igihe twakoreraga bagenzi bacu nabi, twacumuraga ku Mana. Iyo mbabaje umuntu nibwira ngo mbabaje kanaka. No, mbabaje Imana yaremye umuntu kanaka, nacumuye, nakoze w'icyaha, nakoreye w'icyaha. Nimba mbabaje umuntu w'Imana, nubwo ncumuye ku Mana, ngomba gusaba Imana imbabazi. Namara gusaba Imana imbabazi, iza mbabazi z'Imana zikambesha kuza kubana n'abantu amahoro nacumuyeho ku bwa Yesu. Ni gute twakwiyunga n'Imana kugira ngo tubashe kuba mu bwiyunge n'abantu mu mahoro? Ese uruhare rwacu abapasiteri ni uruhe? Uruhare rwacu abakristo ni uruhe? Kugira ngo abantu biyunge, kugira ngo abantu babe mu rukundo, kugira ngo abantu babe mu mahoro, kugira ngo abantu babane batuje. Uruhare rw'abakozi b'Imana ni uruhe kugira ngo abantu biyunge? Uruhare rw'abapasiteri ni uruhe kugira ngo abakristo biyunge? Ni uruhe? Tuzabazwa byinshi. Ijambo ry'Imana ariko rimbwira, Imana igufashe pasiteri, Imana igufashe mukristo, kugira ngo wiyunge n'uwo wacumuyeho. Wacumuye ku Mana, ugomba gusubira ku Mana ukayisaba imbabazi. Wamara kuyisaba imbabazi, ukaza kugaruka ku muntu wacumuyeho, nawe ukamusaba imbabazi, kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge buboneke mu mutima wawe. Ibyo bitarashoboka ntabwo uzagera mu bwami bw'Imana. Pasiteri utabikora ntabwo uzagera mu bwami bw'Imana. Mukristo ubikora ntabwo uzagera mu bwami bw'Imana. Ntabwo bikunda. Imana ngo ninegure z'izuru. Imana si umuntu ngo yibeshye, kandi Imana ntijya yirengagiza uwayo. Amen. Kandi Imana ntigira abantu bakutona. Imana ntireba ishusho yawe, ntireba akarere uvamo, ireba umutima wawe. Ntireba igihugu urimo, ireba umutima wawe. Bene data, twacumuye ku Mana. Ni ngombwa dusaba Imana imbabazi kugira ngo tubashe kubana nabo mu isi amahoro Imana yaduhaye kubaho. Imana idufashe. Komeza dusome umurongo 36. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Uwo mwana ni Yesu Kristo. Nababatura muzaba mubatuwe, kuko Yesu Kristo ni umwe na Data.